Yes, ayo mashyi dutangiranye rero ni ay'abantu mwese mwakurikiranye video yo ku munsi w'ejo, aba VIP mwarebye video ya hano kuri United 3 TV, mwabashije kuba mukorera amafaranga neza cyane. Nabonye feedback yanyu munyandikira muri benshi, kuko nabibonye ko video mwayirebye muri abantu barenga 400 na kandi mwese nabonyemo nakiremo nka message nka 250 zimbwira bati wana senior wakoze cyane, waduhaye akantu kameze neza cyane. Ubwo ni kuri ya pari nayo nabahaye ndi kubigisha kubijyanye n'ibyo bita bet builder cyangwa se gukombina ipari, gukombina ikipe imwe ukayiguraho utuntu twinshi cyane tugiye dutandukanye. Ubwo bari barimo banshimira kuri ya pari nabahaye niyo ngiyo. Ibi nafite booking code by the way, mujye munabireba. Yari iriho Real Madrid, yari iriho kandi Real Madrid gutsinda match yayo, iriho Real Madrid kandi kubona igitego mu gice cya mbere, umukino wose kuboneka mu gitego mu gice cya mbere, Real Madrid gutsinda koroneri, Real Madrid kandi hani hariho na koroneri 8 mu mukino, so kona zabaye 8 zose za Real. Urumva kubijyanye no gutsinda kona no kuba yagize half time igitego yari yakibonye cyari kimwe ku busa. Murabizi ibyo ngibyo murabyibuka, cyatsinzwe na Jude Bellingham ku nota wa 7. Hanyuma kandi ubwo nyine n'umukino wose gutsindamo ibitego 2-1. Urumva ko ibyo twari twanarije byose kuri odi ya 329 nakubwiye ngo utereka amafaranga afatika kuko ndakizeye mwagakoze kandi mwambwiye ko byagenze neza cyane. Ubu nanjye ndishimye, niyo mpamvu ntangiye mbahereza ayo mashyi. Hanyuma rero tuvuye aho ngaho, uyu munsi urimo urabona kuri screen yawe, kuri tableau yawe urimo urabona imipira 5. harimo umupira wo mu Butaliyani, harimo umupira wo mu Budage, harimo umupira wo mu Buholandi, umupira wo muri Espagne, umupira wo mu Butaliyani, umupira wo mu Bufaransa ndetse n'undi mupira wo muri Espagne. Iyo mipira niyo ngira ngo dutemateme, niyo mipira tugiye kuganiraho, niyo shodi ngiye kubazaniye kugira ngo tuganireho hano kuri United 3 TV. Iyi weekend irangiye utariye ku mafaranga, iyi weekend ishobora kubirangiye wowe nta mafaranga ukoreye, nyamara twebwe tuba tumeze neza cyane. Njoye msaba ipari ya 3, nyandikira umutsayo ipari ya 3, nyandikira umutsayo ipari ya 10, nyandikira umbare. Ariko sha hari ipari natanze muri weekend kuwa 5 bantu bayifite, harimo abashuti banjye bitwa harimo wonise super agent senior ajyambwira ati senior mwanya wanjye. By the way, aka kazi kampuje na bamwe mu bantu b'inshuti zanjye, birenga kuba twakorana tuba n'inshuti. Hari abo wenda byanze, hari n'igihe wenda tunapanga deal nigende neza, ariko the way buryo mpa umwanya bakiriya, buryo mbabwiza ukuri, buryo ibintu byose tubabarana igihe mu gihe cyo kubabara, buryo twishimana mu gihe cyo kwishima, byatumye ngira impamvu ikomeye. Bamwe bambereye inshuti, nk'uyu witwa Super General, ni umwe mu bakiriya bambereye inshuti, kuko hari n'igihe nigeze kuba ntari mu Rwanda, ndi muri Mozambique, nkeneye amafaranga byihutirwa kuri simukadi y'inyarwanda. Ndamuhamagara nimukiriye amafaranga, ayanshyiriraho rwose. Nari mbuyabone mu masaha make rwose, kuko icyo gihe nari ndi mu modoka, kandi urumva iyo uri hariya ahantu biba bigoye guhita ubona umuntu ukohereza amafaranga mu gihugu utafite kuri karita ngo ugire ngo urebe ko wagira, biba bigoye. So ngeze aho na urugendo nari ndi gukora rurangiye, nta n'amasaha ngayaciyemo mwishyura amafaranga ye. Urumva umuntu ugera ku rwego rwaho mumbabarire, umuntu ugera ku rwego rwa mumbabarire, ndi kuri codinga saa 7:30. Umuntu ugera ku rwego rwaho akuha amafaranga mutaranahura, by the way mutaranahura, just kumenyana akaguha amafaranga ibihumbi 100. Super General aho uri, simbizi niba uri gukurikirana ikiganiro, ariko good shop kandi courage. Uri umwe mu bantu iyi pari ndumva ntarayikwishyuje. Iyi ngiyi yari iriho Luton Town gutsinda umukino cyangwa se kuhunganya, ikanganya 2-2. Manchester United yarishije abantu benshi, iyo pari nayo nayiteguyeho over ya 1.5. Arsenal iriho gutsinda match Real Madrid, hariho over 1.5. hariho iyindi match ya Inter Milan gutsinda umukino, yawutsinze nayo. hariho Bayern Munich ikarita y'umuhondo mu gice cya mbere yabonetse imwe. hariho Hoffenheim gutsinda nayo yatsinze. Ndumva match zisigaye n'eshatu zisigaye kugira ngo iyo pari yari imwe muri za odi nabashishikarizaga gukora ku munsi kwa 5. Urumva ko iyo pari yagiye yewaniye biteguye neza cyane, bikoze neza cyane. Dusigaje ikipe 3 kandi nazo mfitiye icyizere kinini cyane ko ziri buze kuba zibikora. Ni za timu rwose ubona hataje mu Rwanda ngese nk'iyi koko nk'iyi Barca, ngese nk'iyi Juve, double chance.
ese urumva ko ari akazi dufite boro iyo pari ntiyagezeyo. So nawe rero nyandikira kuri 0794448632 maze ubundi umbaze icyo biba bisaba kugira wibonere pari nk'izo ngizo tudasohoka muri weekend nyabone kutari ku gafaranga. Injira muri groupe ya VIP, aba VIP barambabarira cyane ku munsi w'ejo ikipe yitwa Manchester United yadukozeho tugize ngo turanajuriye ikipe yitwa West Ham United nayo yidukoraho iri mu rugo. Ntago ejo narababwiye ni kimwe muri byo, ni kimwe mu mpamvu abo bagabo twakundanye harimo bitwa ba Forbis, ba Focus, ba Fidel, ba Elizabeth Button n'abantu nk'abo ngabo n'abashuti banjye impamvu abo bagabo banyizeye. Siranga gutya muri VIP ibaze nk'umuntu winjiye ejo akamwe ati ngiye kukwishyura ukwezi kose kamuha ipari ntirye akuri itariye akabona nje hano kuri YouTube umunsi ukurikiye ndi kuvuga ngo ipari namuhaye yariye kandi itariye, ndi kubwira abantu nimuze muri groupe n'ejo barariye kandi batariye. Urumva gahinda umuntu umuteye, ariko ngiye muntu uvuga nti ewane ejo twakubiswe ntibyagenze neza nkaza nkabyemerera nkabivuga. None se ko iyi Savieta simara mbabwira ngo dufite predict up nakwibeshya kubamo, ariko kuva natangira kuyikina ejo nakubiswe nahise mbiposting singibiza mu marina ndimo ndarira nakwe. Ahubwo niba ndibaza ni miliyoni 12 zagiye. Cyane kuraje mfite rwose no mwijwi ryanjye urabyumva, ariko bivuga nyine niba nahiye twandi twese none se urugira mu muri nisinze mbeshye mani bya bimeze nko gutera icyuma iyo mubwiye ngo ni nko kuvura umurwayi agapfa warangiza ukajya kwigamba ngo umuganga wa hatari umuhatari ngo ndavura ntibavure. Ntabwo ari byo, niba bitagenze neza ntibyagenze neza. So uko kuri rero gutuma abantu banjye banyiyumvamo cyane. Hanyuma ariko kandi ntabwo mfite inkuru mbi gusa, ntabwo mfite inkuru mbi kuri iyo Avieta yaraye indiriye amafaranga menshi cyane bitewe na sinyare, nabwo bitewe na sinyare bitewe na network yarameze nabi nimugoroba, ariko nta kibazo nyine ubwo ngubwo biba byarangiye. Icyo twaregombaga gukora cyakoze collect score yamfashije. Collect score abantu barambwiye ngo niba ubutatubeshya ariko murangerageza. Umuntu yarabanje arambwira ngo niba ubutatubeshya ngo muri uko nguko upostinze rezilitanga ujye una posting ipari wari washyize wari wateguye mbere yuko izo rezilita uzizana. Dore ngibi nabikoze. Noneho abonye maze kubikora ahita atangira kumbwira ngo noneho ujye ubikuza mu mafaranga wariye tubibone. Cyaza ndamubwiye ni na balance yanjye ubwayo sinayikwereka. Urumva niba ushaka kunyizera unyizere cyangwa utanyizera ubyihorere. Abanyizera barahari, inshuti zanjye zirahari. Amvo mu bingo bro ni bya bindi byanyu byo kutanyurwa byo kudashima ngo muri bya bindi mubona n'inka nyine kavuga ati iranga ni nziza, ariko ni mu bya bindi bavuga ngo gubuza icyayituka ngo aravuga ngo reba n'igicebe cyayo. So collect score rero nafashe umwanzuro wo kwishyura indi collect score barama odi 147 bambwiye ko bari wiyime mu kanya mu gitondo mu masaha y'isambiri n'igice. Impamvu nahise nyishyura nagira ngo nkuremo icyo cyuho cyo kuri Avieta, kandi Avieta n'uyu munsi turongera dukine, ntabwo twacika intege rwose, umutwe tuba tugomba kuwegura tukongera tugakina. So iyo collect score rero bambwiye yuko saa 5 bari saa 2 n'igice bari buze kuba bayingejejeho 147 namaje kuyishyura. Impamvu eshanu zihutirwa zigomba gutuma udasiba ino collect score. Impamvu ya mbere nuko ngewe ubwanjye ngewe ukubwiye ngo uzuyikore ninjye muntu yiki, ntabwo nubwo nkeneye amafaranga yawe cyane, nkeneye kwikoreka isiko wirya kuko ninjye uyikeneye, kuko mfite impamvu ejo nahombye amafaranga menshi kandi agomba guhita agaruka. Bivuze ngo ngomba gushora ahantu nzi ko biri bugende neza. Niyo mpamvu nahise mvuga ni ayo ndarya yose ndongeraho ntange kurindi. Iyo ni impamvu ya mbere kandi urumva ko ikomeye. Impamvu ya kabiri igomba gutuma ukora no collect score nuko bano bantu kuri ino sezo aho dutangiriye amasezerano dutangira na bano banyamisiri aba barabuni bazima cyane, nabatinye banyibagije ingegera zo muri Nepal, banyibagije inyana z'imbwa zo muri Afrika y'Epfo. Aba barabu cyane rwose ni bazima, amafaranga nabishyuye ntago ari gupfa ubusa habe na gato. Ibintu bari kunkorera ni ibitangaza. Bamaze kuma collect score eshatu zarariye, enye zarariye, ebyiri nizo zariwe. Urumva ko nimeranye mbanye neza nabo pe. Impamvu ya gatatu, amafaranga uraba wishyuye, nuba wishyuye amafaranga igiciro cyateganyijwe cya collect score amafaranga yuzuye ikaramu kitariye
amafaranga usubizwa kimwe cya kabiri ugahabwa n'ipari ya VVIP za pari mpora mbabwira ziba zirya buri munsi nk'izo namwe nk'ejo nk'izo nkazana bahaye z'ubuntu. Ipari ziba zizeye ko ari must win, ugashyiraho niba ari odi ya gatatu twateguye uwo munsi ugaterekaho ya mafaranga twaguhaye, ubundi ukagaruza amafaranga yawe yose. Urumva ko impamvu ni nyinshi, nimba muri video mo hagati ndakubwira izindi impamvu zituma udacika iyi collect score y'uyu munsi wa none odi 147 ntigucike. Impamvu ya mbere itagomba kugucika nuko ari njye uyikeneye kwirya kurusha abandi, kubera ko ndashaka gukuramo icyuho Aviator yarayikizemo. Hanyuma kandi mfite indi mpamvu zikomeye cyane zo kugira ngo ugure iyi collect score. Reka twinjire muri gahunda ya match nateguye uyu munsi wa none. Munyanganire mba ndangariye muri telefone gatoya ndeba abantu babambwira n'iki nsigaye narafashe umwanzuro kuza muri studio mfite amatelefone, kuko abantu muranyaneye muri benshi. Nk'ejo nakiriye message zirenga 700, abantu nyine barenga 700 bashyashya banyandikira ati twakubonye kuri TikTok, twakubonye kuri YouTube, twakubonye kuri Instagram, twakubonye kuri Facebook. Abantu bakaza kwanyandikira basobanurira iki n'iki. Urumva abantu baba bakeneye service ari benshi. Hanyuma rero match ya mbere turibuze kuganira uyu munsi wa none ni ikipe ya PSV Eindhoven iraza kubikina n'ikipe yitwa Groningen. Iyi kipe yitwa PSV Eindhoven rero ndumva nta kindi kintu, nta nubwo turi bujye muri analyse nyinshi kuri uno match. Ikipe yitwa PSV Eindhoven iraza kuba itsinda kano gatimu, cyane yuko unarebye muri systeme mu mikino 1 2 3 4 5 iheruka yose yaragatsinze, kandi imikino hafi ya yose yakinjizagamo ibitego 3 kuzamura. Urumva ko harimo umukino yagatsinzemo 2-1 uheruka, undi byari 4-2, undi byari 3-1, undi byari 5-0, undi byari 6-0, n'ubundi ragakubita vibaya sana. Genda ugure ibitego 3 bya PSV, genda ugure PSV win, genda ugure PSV half time, kwa kundi nabikubwiye kuri kwa kundi ubigenza. Ako nagapari ka mbere, akapari ka kabiri nako reka mite nkajyaho. PSV win, PSV half time, PSV gutsinda ibitego 3, nibyo kutovuga gahunda zimeze. Hanyuma kandi equipe ya Atletico de Madrid iraza kujya n'ikipe ya Villarreal. Atletico Madrid bafite umujinya w'ibintu Villarreal yigeze kubakorera mwaka ushize muri kino gikombe cy'igihugu. So equipe ya Atletico Madrid rero iri muri Super Cup nibo bakinaga. Equipe ya Atletico Madrid ifite squad imeze nk'ari nziza, ejo bundi batsinze wenda bisa naho bitaboroheye match yabo ya mbere bayitsinda, ariko nubundi kuba bari mu rugo Wanda Metropolitano kuri squad bafite nabonye Julian Alvarez aribuze kuba yifashishwa rwose kuri uyu mukino bari bukinemo n'ikipe ya Villarreal. Uyu mukino w'uyu munsi wa none rero ndaza kugusaba kugura ikipe ya ATM cyangwa se Atletico de Madrid kuza kuba itsinda match yayo. Hanyuma rero tuzamukira kuri match ya Frosinone yaza kubikina n'ikipe ya Juventus. Ntabwo nzi igihe ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere uwo mwaka, cyetse mani byabayeho izigatsinda Juventus, ikipe isanzwe yihagazeho mu gihugu cy'Ubutaliyani. Iyi match n'ubundi nateguye kuza kuguraho double chance gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya kwa Juventus, kandi Juventus kabona igitego, kandi Juventus kagira umwe mu gice cy'umukino itsinda, aba igice cya mbere cyangwa icya kabiri nyine kagira igice birangira ari yoboye umukino. Hanyuma kandi Juventus nibyo ngibyo tukaguraho na koroneri 3 kuzamura over ya gatatu n'igice kuri koroneri za Juventus. Nako ni aka odi keza cyane. Ibaze ko nka kone 3 za Real mu gice cya mbere, kone 3 za Real zonyine ejo zari zikuye 199 amafaranga. Hari umugabo focus hari umugabo hari abagabo bari kumbabaza barimo bahomba. Wowe nambwira ngo njye ngukorera akazi ngutu odi dutoya nkwe mu marafaca ari muri live, ubizi ko uri mu kazi kakwije. Mfite igitekerezo kitakiza n'amafaranga nkabunura bikinatamo, mba numva mfite umujinya mfite umujinya mwinshi cyane. Hanyuma muri kumva ko ndi kuvugira hasi kubera ko uyu munsi nakoreye mu rugo, kandi mwoze twibye kuri mu isaha y'isasa saa 8 zirageze nicaye. Urumva ko nanjye mba nitanze bwo no kugira ngo mitende nkora mu byo kweditinga no kugira gute nindangiza ntegure. Nyuma yaho nze kubona uko ndi butegure wenda mu gitondo gatoya nka saa 12 negure n'ikiganiro cyo kuri icano yindi ya kabiri Tactical Zone. Urumva ko akazi kabari kenshi. Hanyuma rero ntabwo ukwiye gucikwa collect score y'uyu munsi wa none ni odi 147 oya
156 so ntabwo ugomba kuyicikwa rero, ugomba kunyarikira n'ubundi kuri izo nimero ukambaza ku bijyanye na odi 3 ihari y'uyu munsi, ukambaza ku bijyanye na odi 10 ihari uyu munsi wa none, mbafite na odi ya 14 uyu munsi wa none, kandi izo zose ni pari ziba zizewe neza cyane, ugomba guterekaho amafaranga ukabasha kuba ukorera agasene. Nari nsoje kuri match ya Juventus, ngiye kuri match ya Paris Saint-Germain ikipe ya Rennes. Iyi match nayo irakomeye cyane. Rennes muri season muri tour batsinze Paris Saint-Germain, ariko Paris Saint-Germain this time around ku mukino wa mbere turaza kubagura gutsinda match yabo, ni Paris Saint-Germain gutsinda match. Mu gihe cyo kandi ikipe ya FC Barcelona iraza kubikina n'ikipe ya Elche, n'umukino uri kuza kuba ukomeye cyane mu gihugu cya Espagne muri championnat yabo. Ikipe ya Barcelona nayo iraza kuba igera ikirenge mu cya Real Madrid, irebe ko nayo yatangirana amanota yayo atatu. Iyi match n'ubundi nayo nayiteguye nka kwa kundi naguteguriye ya yindi, kuko nanjye namaze kwitereka inoti yanjye ya 5. Ni uvuga ngo equipe ya Barcelona mbere na mbere turayigura gutsinda match. Iyo ni match, ni deal ya mbere. Deal ya kabiri ni Barcelona gutsinda half time, igice cya mbere kuba Barcelona ikiyoboye. Hanyuma kandi second half Barcelona kuba yaboramo igitego cya Barcelona cyo mu gice cya kabiri. Hanyuma kandi corner ko Barcelona ni butsinde corner ubwabyo bikwiriye 31 mwibazi bro imizungu cyakoze yewe mwese mufungura amakonte kuri Gorilla. Ntago nzongera gutanga booking code za Winabet, ntago nzongera gutegura booking code za Winabet, nzajya mbateguririza Play Gorilla Games na Bet Power zonyine. Ibya Winabet ntago nzabisubiramo, na account yanjye mfite kuri Winabet ndayibloka, ndayifunga. Ayifunga ntago. Niba uri n'umukiriya wanjye niyo waba wanyishyuraga miliyoni cyangwa betinga miliyoni 10, nta muntu nzongera guhipa ari kuri Winabet. Tegura bet gurubuka tera umwaka utakora neza, bitafite serivisi nziza. Ndumo wabatwaye Bet Power niwe wabahemukiye kabisa. Ariko iyi Gorilla Games nayo iri mu kazi, Gorilla Games iri mu kazi, iratanga uburyo bwiza bwinshi cyane. Hanyuma kandi ikipe ya Barcelona kandi iraza kuba ibaze ko ariko se bundi mwene munatekereza neza, ibaze kuba nko kuri iyi match wenda ugiye dufata urugero kuri match ya Barcelona na Elche, ugasanga kuri Winabet bafite uburyo 89 wabo bettinga wayibetinga, ugasanga kuri Gorilla bafiteho uburyo burenga igihumbi wa bettinga kuri iyo match. Nicyo gisobanuye ko the more uburyo buba bwinshi, no kuvuga ngo the more nawe uba ufitemo amahitamo menshi cyane. So urumva rero Winabet nje nayikatiye mu mbabarire, ntabwo ndi kwica brand yayo, nta n'ubundi nta n'ubwo bagishyura nyine uburenganzira bwanjye tikukacya no kandi mbabarire. Hanyuma rero ibyo ngibyo tubivuyeho, Barcelona n'ubundi mu gice cya mbere ikaba yabasha kuba nayo ibona koroneri 3 muri uyu mukino wayo. Hanyuma rero ndakunda cyane ko nawe wahisemo kunkunda. Uyu munsi hari correct score ni 156 irizewe kandi igomba kuba ibya cyane 5/5. Uyu munsi kandi mfite odi ya 3, uyu munsi kandi mfite odi ya 10, kandi nanone uyu munsi wa none ibaze compete mona odi ya 14. Bye bye, mani kurinde umuviye.